bafatiwe kwiba abaturage ndetse no kugura abandi bafatiwe kubera ko baguze ibijurano cyangwa se ibyibano. Abantu bamaze hafi nk'ukwezi tubakurikirana. turagira ngo utangire twibwira amazina yose ndetse n'impamvu uri hano. Yewe wanyitwa Gatera Anastase. Nde? Gatera Anastase. Gatera? Anastase. Byagenze gute kuba uri hano? Byagenze ni ukubera impamvu y'ubujura. Ubujura bw'iki? Nibye furate. Wayibye ute? Wayibye he? Byagenze gute? Tubwire amagambo arambuye. Furate nazibye ninjiye mu nzu. Ninjiye mu nzu furate ndazitwara. Agana hehe wabikoze ryari? Iya mbere igiye hashize amezi 3, iya kabiri igiye hashize amezi 2. Iya mbere yatwawe mu Kiyovu cy'abakire haraguru ya peyaje nako ya Sopetarade, indi itwagwa mu Kiyovu cy'abakene. Iya gatatu yatwawe Kamutwa, iya kane yatwawe munsi y'Inyanza munsi y'Umurambi, iya gatanu itwagwa Ikarembure. Izo zose nazitwaye mfatikanyije n'uwitwa Sengimana Donati. Nawe ari hano. Watubwira ukuntu byagendaga? Ni inzu mwatoboraga, mwazisangaga imiryango ifunguye mukinjira, byagenze bite? Twebwe ntabwo twatoboraga, ahubwo hariho twagendaga tugasanga ibirahuri ibidirishya birakinguye, kandi naho dusanze hadakinguye tukahakingura idirishya tukarikingura. Ntabwo mwacukuraga inzu? Oya. Mugenda ariko mwari nijoro? Ni ukuvuga ngo twebwe twagendaga saa 9 za mu gitondo, ariko tukaba twahanyuze ari nka nimugoroba. Twebwe twabona furate irimo kwaka, tukavuga isaha bari bwasinzireho iriya furate turayitwara. Mwatwaraga furate zonyine cyangwa n'ibindi bintu mwasanga? Oya, nta bindi bintu twatwaraga. Amadirisha mukafunguza iki? Ni akantu k'akanuza k'akaferabeto gahese gatoya. None mutwara ibyo bikoresho ntabwo mwaba mufite urwikekwe yuko bashobora kuba babafata nta ntwaro mwitwaje? Ibyo ngibyo wajya gukora ibyo ngibyo urabiteganya, ariko muri uko kubiteganya hagati y'aho ngaho iyo ugiye ku gikorwa ibyo ngibyo ubishyize uruhande rumwe. Umugambi wo kubyiba mwari mumaze igihe kingana gute muwutegura? Ese mwari mumaze igihe kingana gute mwiba ahantu hatandukanye? Ntabwo ari igihe kinini cyane ibyo bintu byakozwe. Ibyo bintu byabura kugira ngo bigende byagiye nko kuvugira ngo izo furate zigende byabura zigiye wenda nko mu gihe cy'umwaka, kuko ngiye ibyo bintu nabwo mbyinjiyemo ngewe. Watubwira igitekerezo cyo kwinjira muri ibyo bikorwa byo kwiba cyaje cyavuye he? Aho cyavuye sinavuga ngo cyavuye ahangaha, nanjye nashidutse bindimo. Mugenzi wa mwamenyanye mutese kugira ngo muhuze umugambi wo kujya mwiba? Abantu ku Kigali bamenyana, ntabwo bavuga ngo abantu ku Kigali ngo bamenyanye gute. I Kigali abantu bagenda bamenyana uko bahuye mu nzira, cyangwa se wenda nko muri karitsiye ko muganira umuntu mukamenyana. Mu buryo mwamenyanyemo ni ubuhe? Mu buryo mwamenyanye mwari musanzwe muziranye, mwari muturanye, mwamenyanye gute? Uburyo twamenyanyemo, twebwe twari duturanye ahantu tumenyana gutyo. Hehe? Aho bitwa i Gahanga. Ni ukuvuga ngo mwari mufite uburyo buhuriyeho bw'itsinda muri iyo organiza, mukora gahunda yo kujya mwiba abantu ndetse muranabikora. Ubundi itsinda ryanyu muri babiri gusa cyangwa mufite ukuntu muri organize n'ahantu mukora ku buryo kari akazi kanyu ka buri munsi? Nabo babiri. Ubundi ibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga ngo wari umugambi se cyangwa se ngo buri munsi wenda ngo niko kazi wenda ngo umuntu ngo azabaho ngo yibye, ariko n'ibindi biraka nabyo twabikoraga. Izo furate rero iyo mumaze kuziba nk'uko byemerera muzigurisha hehe, bigenda bite? Furate tumaze kuzitwara, ni ukuvuga ngo hari umugabo uri ahangaha ariwe bitwa Kibonke, yatwaye 2, amafaranga amwe aranayatwambura ntiyanayaduha. Ni ukuvuga rero ngo izindi zagiye zigira gute, zagiye zitangwa butandukanye. Izo yatwaye ubundi abagomba kugura angahe? Ntabwo nahugura ko igisambo yigiye kwiba nta giciro kigira. Nyine ariko murumvikana muvuga muti azatwishyura he? Hari yaduhaye amafaranga 200, ibihumbi 200. Arangije arayikata ngo nta mugozi ngo yazanye nayo, ngo reba ngo na verisoma ihagarara amafaranga 150.
niyo mafaranga yaduhaye. yabaga bizi ko mwazibye cyangwa abafata nk'abantu wenda mucuruzi ryanyu? Yabaga bize ko byibwe. None se we iyaje akabona ikintu ngenda gifite nta hantu nakiranguye, ubundi se atari ikintu cy'ikijurano yakumva ko nakakimuhera ayo mafaranga? nta wundi muntu mwagurishagaho n'uyu nguyu Kibonke wenyine? Ni Kibonke, ariko undi nshobora kuba nzi twahaye uwo nzi n'uwo witwa Mutijima uri Gahanga ari we ufite imwe. Ni ukuvuga ngo abandi uyu mutipe turi kumwe witwa Nsengimana Donati niwe ubazi, njye ntabwo mbazi. Hanyuma ubu uri imbere y'itangazamakuru nyuma y'uko ufashwe n'abapolisi, bagukuye hehe, bagufashe ryari? Njye bamfashe ku itariki 2 z'uku kwezi. bigenze bite? nagiye kubona mbona agiye abantu baramfashe, ntabwo ndi bamfate, ariko babinsobanuriye nangeze mu nzego z'umutekano. wari ugeze hehe? tubwira uburyo byagenze bagufata aho wari uri, mbese byose tubwira uko byagenze bagufata aho wari uri, mbese byagenze gute? Njye nanicariye bamfatiye muri Nyarugenge. Nyarugenge hehe? Ni akarere kanini? Ni akagari ka Rugenge. Ni akagari ka Rugenge. Njyewe nari nicariye gutya ngiye kubona mbona abantu bambaye sivili, ntabwo ari ukubabona umupolisi ngo wenda yambaye imyenda ya polisi. Ngiye nagiye kubona mbona abantu baje bambaye sivili baramfashe, ati nurenga aho ngaho turakurasa. Ariko ngiye ntaho nirukanka, n'ubundi nafashwe tugende ku neza. Twaragiye turagenda ku neza, bambaza ibyo bambaza ndabasobanurira. Bagufashe ari ku manywa nijoro? Bamfashe nka saa 4 n'igice za kumanywa. Gate, televiziyo ntabwo ari nka telefoni wiba ngo ushyire mu mufuka ugende. Iyo mwamaraga gufata televiziyo bavuze ko ari izo mwatwaraga nijoro kandi izo mutwara ku manywa. Mwategaga moto, mwagendaga gute? Ni moto. Uyu mugabo afite umumotari bagendanaga. Uwo mumotari ngewe abonzi, umumotari niwe wagiraga gute, niwe wazaga akaza agatwara uyu mugabo, ari uyu witwa Kibonke. Ubu turi mu bihe bya kafu, aho usanga nyuma ya saa 3 abantu batemerewe kugenda. Ubu rero hari ibintu mutwara saa 9 z'ijoro. Uwo mumotari nawe ngira ngo ntabwo aba yemerewe gukora muri ayo masaha. Ubundi mukorana nawe abizi neza ko muvuye kwiba, n'umuntu uri mu nzira yigendera muri gahunda ze. Wadusobanura ukuntu mukorana n'uwo mumotari? Uwo mumotari rero navuga ngo duhura yigendera, uwo mumotari we arahamagarwa. Hamagarwa na Kibonke? Kibonke nyine we, Kibonke yarahamagawe, noneho Kibonke akamubwira, yamara kumubwira ati noneho we ndere wa muntu arahamagaye, akazigo karabonetse, kamara kuboneka noneho ubwo ni ukuvuga ngo ahita akora iki, nawe ahita ahamagara wa wundi ugafite ka kazigo, bakaza bakajya gute bakagatwara. Motari mukanyura muri kaburimbo se nta bapolisi babahagarika? Nta mupolisi umuhagarika, umupolisi aza kuba umuhagarika ntabwo baba barazizanye. Kugeza ubu rero watawe muri yombi, ese urabyicuza? Ugira n'ubutumwa utanga? Kubyicuza ndabyicuza kuko nanjye ibyo nkora ntabwo ari byiza, kuko nanjye ntabwo mba mbyishimiye. Ariko kuva natawe muri yombi nanjye ibi nimbona nanjye mbivuyemo, ntabwo nzongera kugira gute, ntabwo nzongera gukora ibintu bibi biterekeranye na leta. Icyo wabwira abandi bagenzi bawe usize inyuma bari mu bikorwa nk'ibi ngibi nyuma yo gufata? Icyo nababwira cyo, abo nsize inyuma bihangane, bakura amaboko mu mufuka, bakoresha imbaraga zabo. Ariko uvuze ko nawe ubikora utabyishimiye? Ntabwo mbikora mbyishimiye nanjye. Ni impamvu y'ibibazo byerekeranye n'iki, byerekeranye n'ibibazo ukavuga uti nose ngewe akazi karabuze, amafaranga yarabuze, ufite ikibazo kimeze gutya na gutya, nibwo rero ushiduka wagiye gukora iki, wagiye gukora ibyo bibi nawe utateganyije. Uvuze ko bimazemo hafi umwaka, hari ikintu gifatika bimaze kugeza? Ni iki? Nk'ubu ikintu maze gukuramo, ngiye maze gukuramo nk'inka, ni inka ebyiri gusa maze gukuramo, nta kintu maze gukuramo. Hanyuma uravuze ati wabigiyemo kubera ibibazo byo kutabona amafaranga, akazi n'uyu munsi bakurekuye kugira ngo hanze ntabwo wenda wahita ubona akazi, bisobanuye ko byazibona ko byasubiramo? Ahubwo ngiye biramutse bibayeho njye nahita nanitahira, ntabwo nagaruka i Kigali. Iwanyu ni Musanze? Mu karere ka Rulindo. Wajya kwibira iyo ngiyo iwanyu? Ntabwo najya kwiba, njye najya guhinga. Ese mbere y'uko utangira gukora ibikorwa by'ubujura wasanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Nakoraga ibiraka bisanzwe. Ibihe biraka? Nk'ubuyede, mbese ibiraka byose nta kiraka na kimwe nasigaga inyuma, kipfa kuba ari ikiraka gifite amafaranga. N'ubuyede bwose narabukoraga nta kintu, n'ibiraka byose nkabikora. Abo bantu se wenda mwakoranaga muri ibyo bikorwa byo kwiba, bose barafashwe, hari abandi bagishakishwa? Nta bantu twakoranaga mu bikorwa byerekeranye no kwiba, usibye Nsengimana Donati turi kumwe. Ariwe Kibonke? Oya, ntabwo ariwe Kibonke. Kibonke ari ukwe na Nsengimana Donati ari ukwe. Urakoze. Se watangira utwibwira ukatubwira n'impamvu utekereza ko uri aha ngaha? Nitwa Moza Vedaste.
abantuye Karuruma hariya mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jari. Impamvu ndahangaha nuko hari umumotari wampamagaye amamagara ambwira ko afite umuntu wahombye akabari ashaka afite flat ashaka kugurisha, nuko turaza tuhageze tuganira ibiciro, flat ndazigura, nyuma ziza kuba ikibazo ko ari izibwe ariko ntago nari mbizi. Usanzwe ucuruza flat cyangwa? Ngendi IT nize information technology. Watubwiye ko witwa Vedasti, izina rya Kibonke ni ryande? Ntago nzi aho ryavuye, barimenya ahanga nimba ari uko mbyibushye simbizi, ko wenda wasanga ari nk'agatazirana. Bivuze ko abantu bakwita gutya mutanaziranye? Ntago mbazi uwo nzi ni umumotari. Ntawe uhari. Bivuze ko n'uwuzi atari n'ahangaha? Uwo nzi ntago ari ahangaha, aba ntago twari tuziranye. Wisanze mu bantu utazi rero bari kugushinja ko ugura ibintu byabo kandi ukabigura ubizi nkana? Ntago nabiguze nkana kuko umumotari yambwiye ko uwo mugabo yari afite akabara arahomba, naho twaziguriye harahari n'uburyo nabishyuyemo burahari. Ngo ntibakwibeshyeho? Ntago mbizi nimba banyibeshye, ibyo yavuze n'ibyo yavuze, ariko ngiye byanjye nibyo ndavuga ko ari byo nzi. Umumotari mukorana gute? Aravuga ko bo bamaze umwaka ibyo bikorwa byo kwiba biba. Wowe ni rimwe bampaye flat ebyiri zonyine inshuro imwe. Nabo wababaza agura ikintu ahabwa n'inyemezabwishyu. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyabayemo ari naryo kosa naguyemo, ntago nigeze njya kwaka fagitire. Ikindi nawe uburyo yabimbwemo yambwiye ko fagitire ntazihari, amaze igihe azikoresha. Ngendera kuri icyo cyizere ndagura. Tukiri aho ngaho uvuze ko wabiguze ko byavuye mu kabari kahombye. Agiye muri ako kabari ko kubona kahombye n'ukuragura rotero rurige? Zari ziri mu kabari ziharyamye. Niho zari ziryamye. Wari waravuganye na nyirakabari? Kabari kari hari ugeze, urabona ugeze ku kiraro cyo kwa Rasta, kuri ya sitasiyo gutya hari inzu ziri haruguru, harimo utubari. Wavuganye na nyirakabari akubwira ati rwose nahiye? Uwo mugabo niwe twavuganye. Umumotari muziranye gute? Umumotari ni inshuti yanjye bisanzwe. Ni ukuvuga na flat niwe waziguhaye nyirakabari? Niwe wazimpaye, umumotari niwe wampamagaye. Kuba bavuga yuko baziherezaga umumotari nawe akazibaza akazikuzanira? Ni ebyiri gusa, habonetse izindi nabyo wenda byamenyekana, ko ni ebyiri gusa bampaye, nta zindi. Ntabwo yazinzaniye ahubwo yaramfashe tujyayo. Yego twarajyanye. Ari nawe wampaye amakuru ko ari umuntu wahombye. Njye ntabwo sanzwe ngura ibi bintu. Uravuga uti ngiye umumotari yandangiye ahantu hari imari mu kabari kahombye nyayo ndanazigura, kuri ubu ngubu wafashwe na polisi kugura imari njurano, byakiriye ute? Njyewe navuga wenda nk'isomo nakuyemo ko bitazongera kumbaho kuba nagura ikintu kidafite fagitire. Nyuma yaho nanjye nkazajya ntanga buri muntu ari we wese ushobora kuba wenda yavuga ko afite ikintu agurisha, nkabimenyesha inzego z'umutekano bakaba bamukurikirana. Izo televiziyo ziguze amafaranga angahe? Zose hamwe naziguze 410. Amapusa yazo ni gute? 55 inches Samsung and then indi ni Sony ya 43. Wavuze ngo utanga ubundi serivisi za IT? Yes. Muri izo serivisi hasanzwe harimo no gucuruza? Ntago ncuruza, ngende rwiyemezamirimo. Urazikora ugenda? Nge ntago mbikora. Ni ukuvuga ngo nge akenshi nkora CCTV camera no gukora hardware and then nkakora maintenance za laptop n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ko warinjiye mu bucuruzi noneho bya? Ntago ndi gucuruza, ntago ngiye naziguze nk'ugiye gucuruza. Waziguze ngo zishyire? Ni ukuvuga ngo naziguze ari nk'umuntu wahombye, ariko atari ibintu nteganya ko wenda ari akazi nzakomeza gukora. Uvuye hano mbere yawe ko ari kuvuga ngo ntabwo ari ubwa mbere nubwo ari bwa kabiri musanzwe mukorana? Naza bisubiremo turi kumwe, ntago ariko bimeze. Nitwa Patrick Kamari, abantu ntuye mu Kiyovu muri Nyarugenge, umudugudu wa Ganza. Abantu naribwe televiziyo ya 55. Nk'uko mumaze kubimenya, abajura bibwe bakaba barafashwe, bakaba berekanyeho n'ibyo bintu bibye aho biri. Nk'uko mwabonye televiziyo iri hano nayo yarafashwe. Nagira ngo nshimire polisi ubuhanga n'ubushobozi n'ubushobozi ikoresha mu gufata abajura no gukomeza guhanya abajura. Muri make ndumva ari byo. Na televiziyo yawe yibwe gute, sangapi, byari bimeze gute? Televiziyo bayitwaye mu rukerera, twarabyutse dusanga bayitwaye, baciye mu idirishya. Hari byari hashize nk'ukwezi.
bishe idirishya bica na giriyaje nuko barazamuka bagenda bikura ku rukuta, imanitse ku rukuta, byose babishikuza mu rukuta, nuko barayitwara. No tubyutse mu gitondo dusanga bayitwaye, ngo tujye gutanga ikirego kuri RIB. Noneho ubu ngubu rero polisi nibwo yaduhamagaye tubwira ko hari ibyo bafashe, nuko usanga nanjye televiziyo yanjye ikaba irimo mu byafashwe. Batwaye TV yonyine cyangwa hari n'ibindi? Batwaye na computer iri muri salo, ariko yo ntabwo iraboneka, aho televiziyo niyo yabonetse gusa. Wabonye noneho ibyo wibwe byo wabyakiriye gute? Ni ibyishimo, kandi nkashimira, nongere nshimire polisi ubushobozi n'ingufu ikoresha mu guhanya aba bajura. Urumva rwose nta kintu n'ibyo ngibyo navuga. Warebye neza ubona niyo koko? Niyo, gusa hasigaye kumenya ko niba itaramenetse cyangwa ikora, iki kibazo gisigaye gusa, ariko kuba ariyo niyo. Nta n'umuntu wakeka kuvuga uti wasanga ari n'abandi bayitwaye? Umuntu ntabwo urabona akeka cyane nk'abakozi muba mubana, ukaba ukeka ko bashobora kuba ari wayigambaniye, ariko n'abakozi bari bafashwe bajyana kuri RIB, ariko nyuma baza gusanga nta kintu cyerekana ko bari bayitwaye. Nyuma y'uko mubyutse mugasanga rero baciye idirishya, batwaye televiziyo, batwaye laptop, nta kintu cyabayemo nk'ubwoba mu rugo, abantu bakavuga bati nijoro rikurikiraho barongera batwibe? Ubwoba bwo ntibwabura, ko mu gitondo nk'ubwo tugera muri salo nasanze hari ikintu cy'icyuma kinini basize muri salo. Uruvuga ngo iyo uramutse ugiye kujya kuhangana nabo cyangwa kurwana nabo, nta kigutera. Ngo abantu rero ni abantu bagome cyane, nuko ntabwo ni ugukomeza gufata izindi ngamba, tukareba ukuntu twakomeza kureba ko twarwanya abajura. Hari gahunda itubwira ko natwe tugomba gushyiraho ubwirinzi kugira ngo byibuza tugabanye urugero rwo kwibwaho. Icyo ubwira bagenzi bawe byagusigiye isomo? Isomo umuntu yakuramo ni ugukora uburyo umuntu yakwirinda abo bantu, ugashyiraho imbwa, ugashyiraho abarinzi, ugashyiraho ibishoboka byose kugira ngo turebe ko twarwanya aba bantu. Hari abanyerondo mu makaritsiye, twagiye twumva abantu bavuga bati habamo abanyerondo, ariko niyo bakwibye ntacyo babaza, wenda nkaho ubonye ibyawe. Hari benshi bagiye bibwa ntibabone ibyabo, bakavuga bati ntabwo bakora kinyamwuga. Wowe aho utuye ubona abanyerondo bakora neza? Abanyerondo umuntu arababona bagenda, ariko urumva nk'ubwo twaribwe kandi bahari. Gusa nawe icyo umuntu yabasaba ni ugukomeza gushyiramo ingufu, bakajya barera bagenda mu mpande z'aho bakorera hose. Nasanzwe mbabona bari aho ngaho n'ubundi, kandi n'amafaranga y'umutekano yishyura? Amafaranga turayishyura nk'ibisanzwe, nta kibazo gihari, ariko ni ukuvuga ngo abanyerondo nabo bagomye gushyiramo ingufu. Afande, mwatubwira abo bantu bari aha ngaha mwabafatiye iki? Bafatiwe kwiba abaturage ndetse no kugura. Abandi bafatiwe kubera ko baguze ibijurano cyangwa se ibyibano. Mujya mubibona abaturage ku mbuga nkoranyambaga cyangwa babivuga, cyangwa namwe mukabivuga ko hari ahantu hibwe. Iyo abaturage batanze amakuru turayakurikirana. Abantu bamaze hafi nk'ukwezi tubakurikirana. Byumvikane yuko utafashwe uyu munsi n'ejo azafatwa. Icyo tuba dukeneye ni amakuru. Hibwe nde? Ninde wibwe? Yibwe iki? Atuye hagana hehe? Bamwibye ryari? Ayo makuru yose akayatanga. Icyo polisi ikora, ihita ikurikirana abo bajura, ikazarinda bafata. Ngira ngo buri gihe tujya tubereka abantu hano. Ibyo byumvikane rero yuko n'uwateganyaga kwibira ijoro aho ari bwibe biramenyekana. Icyo tubwira abaturage ni ukubitubwira. Nyuma y'icyumweru, iya 2 cyangwa se 3 turabafata. Icyo dukeneye ni amakuru. Ariko noneho abo bajura nabo cyangwa bafite gahunda yo kwiba bakwiye kubireka, kuko ntacyo bibamarira rwose. Barafatwa bakajyanwa mu nkiko. Iminsi batekerezaga ko bazagumana n'ibyo bibanye bayimara mu buroko cyangwa se muri gereza. Ntacyo bibamariye rero. Bafashwe ryari? Bafatiwe hehe? Bafatiwe hano mu mujyi wa Kigali. Bibye Gisozi, bibye Nyabugogo, ubwo ni muri Nyarugenge, bibye Kicukiro. Ibyo bibye murabibona hariya, bimwe mwabibonye. Abandi nabo babiguze mwababonye. Ariko rero n'ahandi hose aho bibye haramenyekana kandi tukabafata. Numva rero icyo tuba dukeneye hano, itangazamakuru ridufasha
ni ukubwira abantu nyamuneka bafite izi gahunda kuzireka, ariko no kubwira abaturage yuko bagomba gutanga amakuru bakayaha polisi mu gihe bibwe. Icya gatatu ni ukubashishikariza yuko iyo babonye nk'inkuru nk'izi baza kureba ko ibi twabonye twafatanye bano bantu bakekwaho ubujura bari ibyabo. Ubujura buracyagaragara mu makaritsiye atandukanye, ari nako harimo abakora irondo ry'umwuga bafatanya na polisi. Ahubwo nakibaza nti kugira ngo nawe uze kukinsubiza, polisi ikorana gute n'irondo ry'umwuga kugira ngo bamenye neza ko umutekano kuko abaturage bishyurira ukorwa neza? Icya mbere nk'uko bivuze, ubujura buracyagaragara ariko n'abafatwa baracyagaragazwa, n'ubu twabagaragaje. Icya kabiri, niba baciye muri humye irondo ry'umwuga nk'uko wari ubivuze tukabimenya, niyo mpamvu iyo batafashwe n'iryo rondo natwe tubikurikirana twafata. Inzego rero zirunganirana. Ubu si icyo tuvuga ni uko buri rwego rukwiye kuba maso nyine rugakora inshingano zarwo, aho rutuje inshingano zarwo cyangwa se runaniwe urundi rukarwunganira, ariko amakuru yahujwe nk'uko bikwiye kuba bikorwa. Mu buryo mukoresha rero mu gutahura ubujura buba bwabayeho, hari umwihariko ubu ngubu mufite? Hari amayeri mashya muvuga mutabanga wenda bakoresha abandi batakoresha mbere? Amayeri y'abajura bakunze kuyahindura, ariko iyo bahinduye natwe duhindura ndiyo kubashaka, ngira ngo niyo mpamvu bafatwa. Ntabwo rero tubwira abanyarwanda cyangwa n'abateganya kwiba ngo tuzakoresha amayeri kubatahura. Icyo tubasezeranye ni uko tuzabatahura aho bizaba byagaragaye ko bibye n'amakuru akamenyekana. Ubwo bumenyi n'ubwo buhanga ntibabiherere polisi kuko ntabwo ari byo bashinzwe, ubwo bazajya bacura imigambi tuyitahure, cyangwa se n'abibye tubamenye tubakurikirane tubafate. Afande, mu bintu bibyano birimo kugaragara televiziyo n'amatelefone, ariko bya telefone ntabwo byavuzweho. Telefoni zaribwe, hari telefoni zibwe 6, muri 4 muri zo zabonye ba nyirazo. Nagira ngo tubibabwire yuko nabyo ari ikintu gikomeye cyane. Ubwo na ba nyirazo n'abandi bajya bibwa telefoni bakwiye kuba babivuga kugira ngo tubimenye mu by'ukuri tubikurikirane. Nizo bagiye biba bashikuza abantu, bagiye bazikora muri izo ngo bakuyemo n'amateleviziyo cyangwa aho bazikora hariho hose, kuko twarazi bafatanye kandi na ba nyirazo bagaragaye. Twakoranye n'inzego zibishinzwe kugira ngo tumenye nyine ba nyirazo, dukora n'inzego zitandukanye. Icyo tuvuga nuko nabo bazi nuko atari izabo, uburyo bazibye yayishikuza yayikura mu rugo nk'uko kuri televiziyo ntabwo byemewe. Murakoze. Abafashwe bose hamwe ni bangahe se? Bari 9, 4 nibo bakekwaho kwiba, 5 nibo bakekwaho kugurisha bari barakoze itsinda. 4 ni itsinda birumvikana, kandi tumaze n'ukwezi tubashakisha, kandi bibye n'ahantu hatandukanye bigaragara yuko nyine bava hamwe bakiba ahandi. Murakoze.